mana we ubundi winzara koko turayikizwa n'iki byihorere pe uziko upimye ku munzani wasanga mu gifu ufite inzara y'ibiro bine byihorenge n'inyota simiruka kudomeka ariko ngereka nkubwire uranshobora kuba mfite igitekerezo agira impu njye nguha igitekerezo kandi ntuzane bwa burenge bwawe byo kuguha igitekerezo ugashaka kugihakana ako byihorere n'igihe usoma igitekerezo nka kigali dore reba sitepo turiho ubu ngubu nta kuntu twakikoza hariya muri genyero si uri gushona n'ubundi tukajya twicaza abantu bakaduha ibiceri imana urumva sare tutabona amarariro y'umunsi icyo gitekerezo ni inyamibwa cyakora cyo ahubwo reka tugishyire mu bikorwa cyakora cy'umusa afana mwatubabarire rwose we toka we peti tugiye kuguza umunyu rwose kandi mutubabarire tubabarire rwose kandi abafande kubagira imbabazi mwatubabarire ko se kubona izi saa yine zose twagezeho twa tutari twanataha saa 9 bigejeje abafane nabo bagira imbabazi turakoragira ngo turi polisi mani ganina soza akazi katuzanye se ndabizi bro akose ko mbona mundi n'abandi bundi batarimo baranazara ariko baraza baraza nge nabibonye baraza shagisa gutyagira abana abafande n'original baraza we abafande bagiye murambye mu kirefu murambye se mu kirefu murambye nagira utuzwi nongera kumva ceceka aho ngaho murambye se kandi gira vuba Kosha, uravuye ukajya he? nawe mu rugo hari utunenge kugura kuri butike. Urimo urambona mwiki? Ndabona rwose uri afande. Urimo urambona amafande? Yego. None kuki ubona afande ukagenda wisha amabwiriza y'igihugu? Reka ko amabwiriza nishe. Ngwino ndebere. Urimo urabona atari igisambo. Ngo ndabona ameze nk'inyeshyamba. Wewe washe kuneka igihugu. Cyo mu bandi kiravuga. Icara abandi bari. Cyo mu bandi. Ariko fandi bana mutamuhoteye koko ndi kwagahotorwa n'ikirayi we cyangwa gahatwa nk'ikirayi wagihoniwe Jesus is Lord. Kosha binona niko gataruka amatarasi ari impande y'urwuri rw'inozi uri gutarasa iki gihugu ni icyaswe cyane ni icyanyuko ndavuze ngo utabicara Jesus is Lord. ntakire vase kandi nazo rambye asanga ako ubundi sha reba ibintu we urugofero urambara ingofero imbere ya fandi vanamo kira vuba mabara rwose afane nako vanamo kira vuba mereza hano mereza urava ukajya he yara ijya gutarana utangaye ngo tukoreke weekend uri kunitsa kira vuba akira mana ariko baye bayamenyemo mana gwino ndebe umureze rema nama amafaranga 20 Jesus is Lord. ngwe wanga nobana tugiye ubukoro carahanga caraha wese ibyundu byakoze ntabwo bibora ngiye nta kintu mfite kabisa ushaka wanansaka ako wenda abona utari murasa nk'abantu ubundi sha bundi witwa nde simba niko agasimba wagasamba usambagurikira ku isahane we cyangwa gasimba usimbagurikira ku isambusa ukeka yuko u Rwanda mwarwigaruriye cara harasegera vuba vuba Jesus is Lord. muramuhoteye gira vasegera ko ifata ngo ari mu rusengero rambura amakuru kira vuba gwe rambura amakuru kira vuba vuba atagira nunyereka amenyo caka
ibi nibyo mba mvuga, ibi nibyo mba mvuga. turiho kumureta akagenda afande kumureka akagenda ura ugasanga nta mirimo tugira. Uceceke mwamunyoma. Mwemo muri simukuruza imbere ya fande. Uceceke aho ngaho. Ahangaha ninde umuntu ufite ibiceri? Ninde ufite ibiceri ngo mureka agende? Ninde? Ninde? Ninde ufite mukirangano mugenzi? sako muhembwa na leta nitwebwe tubahemba. Mukire vuba vuba. Kandi ahangaha nimamagara pandagare. Nta muntu uri butahe. ubundi we nabonye unafite ivuzivuzi we peti Niko bameze. nabonye unafite ivuzivuzi Ayira. Ko turi inshuti urabona nakwiba ntago nakwiba rwose. Urabona njye nari ngiye kuyashyira mu mufuka ari akantu kari kandi rega bibaho. Ngaho reka tubare. Reka tubare. Shanse ugira ngo amashuri yanjye aracyanyemerera kubara. ariko tunayabakuyemo Menshi byahatari. iyi niyo mito Byakora. Bite byanyu? Wese ko muri bantu dusuzuri. Akubwira barakuvuye abaye iki? Gisura bishinzwe. Cyane wicara hasi. Genda ubabaze. Genda ubabaze. Worirwa mbaza uko nguko nani forum muri murabona. Ni from ukuramaye batara wowe. Jewe se. Manzi ko ushaka gusanga uno muntu afite ibirokoroko. dukora muri bateri harakugira Yes. Nimero zomba hamagara kariho nkora. Ngira vuba 078 9 karindwi 9 ine n'umunani 8 376 38. Wewe witwa nde? Koma fin. Sawa. Aro. Umuntu witwa Mafene aho ngo kugikwa muramuzi. Nawo muzi? Sawa kanze. Kusha, nichazara mwese. Hari. Ugiye vuba. Jesus is Lord. Rwose afande bari baturegishije ubusa rwose afande rwose. Byagenze gute? Dore twatangiye twizira bakadutangira. Abafande nayo Babakuyemo iki? batwatse amafaranga yacu Amafaranga ari mwatsi bano bana. abayafite bayajyanye abayafite bigendeye. Amafaranga mwatsi bano bana ari he? Kusha mugize abajuru. Babaho iki mwebwe? Nje twari twigire ngo hariya ku muhanda none bahita baduhagarika. Baduhagaritse rwose. Mwe mwigene banze mvugana zino mugahanga. Bakoze afande. Yes. Oh, witwa nde wowe? Witwa nde? Frank Ugacana ariko umuntu wari? Frank Sawa witwa nde sha? Ngiye banyita boza inyoni mu mafini. Iboza inyoni koko. Amafaranga mwatsi barabana ari he? Fandi n'amafaranga twabatse. Kiza ngoki? Amafaranga mwatsi barabana sha. Urete mamwe yabashikwa n'ubuki. N'ubuki mamwe yabashikwa sha. Fatse. Ari amafaranga. Fandi rwose tubabarira. amafaranga twabatse afande Zibamagaza sha. Aro. Ari ku cyo cya polisi. Zari imodoka ngamfasha abajura bigize abafana. Sawa mubanguke. Yowe ziko bahageze koko. ese koko batujyanye kure